niho namubwiraga ngo ntacyo muba mubiganiraho nimwumva ari ngombwa ubwo tuzajyana nta yandi mahitamo mufite. Yego oya nanone genda ubitekerezeho neza ariko reka nsobanurire niba uzagufatira irembo. Yego hari ahantu na rimwe wigeze ubona umuntu afatirwa irembo ba mwana mutaziranye mutaraganiriye bibaho? Wamenya ari uwahe? Wamenya ari ibyo byose byaterwa nuko wenda ubifata ariko rimwe na rimwe hagiye muba mutanaziranye none mugahura icyo gihe mukabona nibwo bwa mbere. nuko ndi umupfakazi nuko mfite ibiro bike. Karibu. Zaninka sahani. Sana? Mushakira iki? Bose papa kwi. Reka nangire mwisegura. Niba adahari byamfasha ukabimbwira kuko ngiye kukubwira ibintu bikomeye. Ngiye kukubwira ibanga rwose nabitse igihe kinini mva nkiseguyeho kuba uribuka ko igihe wagiye ubimbaza kenshi nkasa nkutabikubwiraho. Ariko kuri iyi nshuro nimero mbere niba nta muntu uhari ngiye nkubwiza ukuri. Ngiye kukubwiza ukuri kuko umutima wanjye uruhuke, umutima wanjye uraremerewe umva. Ubu nicyo kintu cyari kinzanye hano kuko numvaga nibura mbikubwiye. Nukuri nishimiye ko n'umwana akiriye ntabwo wabyumva ko nishimiye. Ntabwo rese ko naza abantu batanzi nanjye ntazi ngo banyakire mu buryo mwanyakiriye. Kunura umukobwa mwiza se urumva kwakira n'itegeko mwiza. Nawe uri mwiza kandi cyagusura nasa nkawe umukobwa w'ikiga cyane. Kimwe na rimwe bipfira ku myambarire ariko nawe uri mwiza wambaye neza ugasa neza nawe waba uri mwiza. Watambuka abasore bose bakajya bagenda basana. Cyari mwiza cyane none ukuntu twiza. Yakoze. Ahubwo ndibuze neka agakapu hari akantu nshaka kuguha. Ushaka goma? Thank you. Mbana buzima nakuzanira kuko ntabwo neza ukuntu ngana. Ariko I think kana kari gukwiye. Thank you. You're welcome. Manawi. Nabuze ikintu nkuzanira pe. Karangwiriye neza. Umusore wacu yaratomboye noneho ibintu byose ariko njye naratomboye tarabona umugabo mwiza. Cyane. Nawe riyete yatoye umukobwa mwiza cyane hahandi nyine twese noneho muri iki cyaro ntago bazadukira. Jewe nzahita nizira ikigaye ntago muzasiga muri iki cyaro. Aho ikintu kikwicaza inama cyane. Mbona nta bana batubari wenda gusiganya gukura ibyo bidashobora gusanga ari ikibazo. Uzanyijyanira uko nyine cyakora reka mubwiza ukuri. Nakubeshye ntaragukunze noneho umva none iyi gift yo sinzi none nago bazanyira muri iki cyaro nanjye ndaje. Ubwo nabonye ko ngana ashobora kuzabona naruhuka nanjye ubwanjye ni umutwaro pe ni umutwaro papa ubyumva ko ari umutwaro ndemereye basi reka mbikubwire bimveho Dinah sho mutima hamwe ubwiye nta kibazo rwose. Dinah uriwe neza mama komera waruhaye se ndahaje umeze uteze karibu cyane rero Sheri ubuse Dinah hari ikibazo nyine adufashije kumenya ibintu byakenerwa mu bukwe bw'umwana wacu. Kibazo nagiye nta kibazo ugira rwose Dinah pe karibu udufashe
Genda dutekereza ibintu byose tuzakemura. Okay. Ntacyo nzaba mari. Mupanga hari mupanga neza. Ubwo nanjye reka mbe ngiye. Oya nose ntabwo wicara ngo tuganire. Twese ugenda. Ntacyo twaganira. Sawa mupanga neza. Reka tubanze tumenye aho habiri atagenda tutagize n'ibyo tuganira. Oya buse ko wiruka ari ukwirukanye. Mara reka tuganireho gatoya ntabwo urabona se nk'ubashize iminsi 2-3 gutyo tutabonana. Nta makuru yawe nari mfite. None se wanganirije umeze ute? Mbona nazo ukuntu umeze ubusa naho wabuze amahoro. Mbona ndakohereje utundi tuntu nk'imyenda cyangwa udukweto ndabona udafite n'ikirenge kinini. Ntabwo kinini cyane cyane. Urabona ko ndakanakoherereje udukweto cyangwa utundi tuntu. Rego ujye unasukura. Aha oya ntabwo ibyo ngibyo byo ntabwo nabishobora pe. Oya kubyo utabishobora ntabwo ari ibyanjye ibyo pe. Gusa nyine nuko umeze nyine mva numva meze neza ariko nyine oya nusuka nawe uzibona ko wabaye mwiza nkamera nyawe se cyane. Wenda nuko njyewe ndashaka kuba ndi mirimbi ukabura igikara ariko nawe waba mwiza cyane Yesu we nko mu kirori bakagusiga nka kumeka wawe mwiza njye nuko ntazikunda. Bya bintu njye mbona abantu bisiga shira bintu ntabwo nabyisiga. Kubera iki? Kese babigusize nabi wabona uri mubi. Nk'utu tuntu wasize ku munwa byose ntabwo nabishobora pe. Wabishobora cyakora nyine ntabwo noneho njye hano ntabwo bazanyira abana zagenda zakamena ku busa yidukubise hasi tumena ku busa. Oya ntabwo gusa urumva gifite wamaye noneho ntabwo nakora ikosa nk'iyi nzayifata neza cyane. Ikibazo umva noneho reka mukisuku sibyo nyine njye nakwishimiye cyane ndi kumva n'urundi kureba imiterere yawe. Avuga ati oya nawe ikabyusa muri iyi kanzu waba uri kundeba. Abanyacyaro tujya tureba cyane biragaragara. Oya nta bidasanzwe nta bidasanzwe. Narakoze nyine. Oya nta kibazo njye nuko nyine nabuze ikintu nakuzanira kindi. Ese ugira amasoni nk'ay'abana? Oya isoni ntayo pe. Nyine narinje kukureba nzi ko udahari. Nako narinje ngo tuganire. Ubwo ngeze hano rero mbona ntunyakire ntabwo narinze ko udahari nyine. Ako ntacyo twakwicara tukaganira cyangwa se nkagenda ntari bibi. Ese wize ryari kuvuga utandeba? Uzusigaye ntinya ku buryo utarara kose mwana yanjye wapite ZANINKA nkanga abana nkakanga n'abantu bakuru bimeze bite? Uko Dinah utagishaka no kundeba mu maso wowe ako twapfuye iki wowe naba nangira iki kukureba ntukare kose si ko uvugaga wigira gutya n'umukobwa uri muteretwa n'umuhungu yagize amasoni erego ruri hafi no kurya arwara gutya. Yego uri n'indyarya jewe se oya nacyo mama kura bizi se reka naye kwicara mbe oya iburetse gatoya nshuti yanjye ibyo nibyo naye nkubwira hafi no kurya gatoki gaje nk'umukobwa uri muteretwa umva nkubwire madame ngwarya ngo nibicu urambiwe. Okay erega wahereye kare bigira papa kwi okay ni ibiki ariko ziko twaherukanye ejo mbona rwose ntazi kuntu wigize ashwigize kumba ufite imigambi bibi kuri jewe. Aye we umva nkubwire mugize ukuri ntabwo jewe ZANINKA njya ntsindwa ntasoni ubwo urashe kurogotwa ugiye kuvuga ubusa usibeshye uvumvure aho nzagushira mu hasi ari so kumbire mu ngo ihute mama out ise mbabarira rwose zimwe mama nta mama queen hano wimama nuko nabikubwiye koko ndarambiwe pe ndarambiwe urashaka nakubwiye ngo byivugire cyangwa se mbivuga nakaraka narayizi ngaho mbwiza ukuri none nkwereke sasa uretse se hagarara hamwe aya mama queen oya iki hagarara hamwe noneho nkwereke yuko ngewe umwana w'umusingakazi ngiye nta mishinga reba mbare rimwe kabiri gatatu so njajwa ni ko mumera kare kose se
uri hano nawe none se murabiza none ko mana yanjye nzamenya se bayifungura bate nabonye cyane ngomba kugatunga pe Aniya Gasa neza Queen Queen Tan Dinari he ngo kuriya mujyana Ese bagiye kuganira iki kusigaranya agashakoshi ariko ko gasana ko yakuzaniye mbona wasaze none bani nibyo se okay cyane ndagitwika kubera isaha kuki hari n'umwe muri iki cyaro waba ufite isaha imeze hano se ni mu cyaro ariko kubera iki mujya mwigira abagaturage cyane hano ntabwo ari mu cyaro uzanjyana i Kigali nibyo ubuse ko na mama mbona yabishengeye kandi ashaje inanga murahanga ari iwanyu nanga ni mu rugo ubu ubutaka bwatubyaye oya tuzajyana uzageza kudusura ntari uzabwire sheri nyine nabyemera ubwo tuzahita dukora imiti ntari sibyo mureba imbere niyo yamujyanye mbanza bari kuganira simbizi ari hano uzi impamvu mpuzanye impamvu mpuzanye ahangaha rero umwana wanjye nagira ngo gusabe imbabazi ntabwo nitwaye neza ntabwo nitwaye uko bikwiriye cya gihe numvise izina rya mama wawe ntabwo wibuka bakubwira ngo tubwire amazina y'ababyeyi ndabyibuka buriya rero ni iby'abakecuru ariko numvise izina ZANINKA Clementine buriya uzi yuko nari mfite umwana witwa Clementine na ZANINKA umwana wanjye namuguze kera numvise iryo zina numva umugongo uracitse none se mama wanjye uramuzi ntabwo muzi ariko nari mfite umwana bitiranwa bitiranwa amazina yose se ibyo rero nibyo byatumye bana we byatumye nitwara nabi kwa kundi niyo mpamvu nyine ngo ngusabe imbabazi mwana wanjye niba hari uko byakubabajeho mwana wanjye ni ukuri mu muryango twarakwishimiye twarakwishimiye pe naho Patrick ako kantu ni kuri guhanaguza imyanda hano nako se kumperuka wabaye umusirimu ako kantu usigaye ugahanaguza gutaha ahantu koko nuzi ko kumwe karaka amasahani karashaje se yego kano karashaje kakandi none nakamaze kuba ikibazo ikintu ushaka dupanga shyira hasi rwose untege amatwi neza iby'imirimo ngo ubishyize nta kibazo nushaka uba uyiretse rwose unapfa kugenda uryama uruhuke hari ikintu ushaka dupanga sibyo ikukumva ndashaka kumfasha tukica ubukwe bwakwiriye kandi amakosa yose uyashyire kuri nde kuri rwibutso kuriya kuntu wabonye nitwaye nicyo cyabiteye mwana wanjye niba yarapfuye mwana wanjye niba yarajyanywe n'abazungu ngo numva ngo mu bihugu by'abazungu iyo ngiyo ngo abantu baragenda bakaburirayo ndakakwambura nta makuru ye yagiye ari umwangavu ari umwana muto na
n'uyu munsi nta makuru ye ko numva bibabaje bitera agahinda wahora icyanyereka umwana wanjye iyo no kwihangana nimba yaranitabye Imana hararuhukira mu bikorwa bidashira kandi nimba akiri na muzima ndabizi neza ko umunsi umwe azibuka aho yavutse akagaruka kureba kandi ndabizi azagutera ishema reka tubivemo ibyo kubabara n'agahinda twigarukire nizere ko wambabariye oya nta kibazo nta mpamvu hari impano nakugeneye nagira ngo iguhe urumva iyi mpano nayisigiwe n'umugabo twari wanjye ugiye kuba impano y'umugabo wawe iwacu rero iyo wishimiye umukazana ntabwo yava mu rugo nta kintu umuhaye mfunguriraga kuko sinshaka ubukwe koresha uko ushoboye kose kandi ndaguha amafaranga atagira umubare wowe unyibwira uti ndishakira aya ngaya ntabwo rwose njya kugutoranyiriza ngo tubwire ngo ndaguhaya ngo cyangwa se ngo tujye mu biciro ngiye kuguha amafaranga menshi wumva wifuza wicunguka mabujamo murabizi ko mbubaha ibyo mwagiye mumubwira byose mugiye mbikora uko ashoboye reka kuri nashuse ikintu gikomeye nabandi n'igikenya ngiye kwicunga mu yandi magambo ntabwo ubwo bukwe nabwica noneho nkagire nababaza ibintu bitatu rwibutso ndamubeshye nishe ubukwe bw'abantu ntazi aho bahuriye rwose ndakubaha ariko nyemerera iby'ubukwe tubireke Patiri umaze kubyimba aka kanya niki kikumaze ubwoba bwo kutaremvera sobanurira ko nzi ko ndi umuntu wajya kukubwira ikintu ugahita uvuga uti yego nta bindi by'amananiza birimo izo mpamvu zose ukuye hirya no hino ukaza ugatoranya uzikuye hehe Patiri urica ubukwe cyangwa ntabwo ubwica ntabwo mwica n'iryo jambo ryanjye ntabwo mwica Patiri kuramuka utakoze imisiyo nguhaye uzi ikintu uri bugukorere nta nubwo ari no kukwirukana gusa ndagushyiraho idosiye n'iwanyu ubwabo batazibagirwa mabuja byose biri mu biganza byawe wafungisha nkanabura sibyo ariko ni wowe ako karakubangamiye ntabwo ari ngombwa kugira iyi ni se naha muba mwanyibese mukajya kuganira aka kantu se ntakazi aka kantu nagahawe n'umugabo aka kantu urakazi niyo mpamvu kugira ngo nk'ikimenyetso cyakiriye umukazana wanjye mu rwindukiro ngo dupfungire hindukira aka kantu ubwo bivuga ko cyari ikimenyetso cy'ikaze uhaye umukazana wawe mu muryango turamwakiriye mu muryango mwana wanjye bose turakwakiriye turishimye ko ari impano y'umugabo ntabwo ni wowe ugomba kuyambara ni icyubahiro aguhaye kwene urakoze cyane rero unezerewe n'ikaze ma murakoze murakoze kumbyara Can you see how kind my mom is? Wanjye ni mwiza cyane. Nagiye kubashakira ibyo muzarya kujya. Hey, you are not proud of me. Aya ntabwo igihe kiragera. Ntabwo igihe kiragera. Nese inshuti zawe n'ababyeyi bawe n'abandi bagomba kumbona mbere. Ababyeyi bakubonye ntegereje ko bakwakira ikintu akoze ni ikintu cyiza. And you look well dressed, man. Nibwo ubibonye? Nyine mama wabonye ibikubera byose. Mama wanjye? Mama wanjye. Akantu rero kateje ibibazo byinshi mu muryango by'umwihariko w'iwanyu ariko nshimishwa cyane nuko iyo mpeta ukiyambaye kandi kizaba ikimenyetso cy'ubuziraherezo cyo kuzakomeza kumuzirika hano hantu urumva hameze hate
fresheye sibyo ko hari hot somehow but everything is fine. No, mu rugo wawe ari mu rugo njyewe numva nguwe neza kandi nuzuye iyo ndi mu rugo. Ya numva ari ahantu heza ku bwanjye. Ikindi ababyeyi banjye bakwakiriye neza wabyishimiye. Yego. Ya byiza. Ndareka tuve kuri iri zuba ndapfuye. Ndashaka ko tuganirira mu nzu nta kibazo. Yego. Ndetse ngo tuganire hano. Iri zuba ntabwo nagicara mwanya muri basi. Let's go. Kuri iyi shuri ibyo bitekereje nasiga mvuze buri kimwe cyose cy'uburyo Thomas ari musaza wawe. Mabuja umenye ko boss iri ryo jambo vuze iri ryo jambo vuze banza usubize utekereze banza mbwitiye musore mama oya banza ubukutibarira rwose nanjye banza umbwire ko ibintu by'ubukwe ya baba data mana we Patrick winkorogoshora iby'ubukwe numbwira ko byavuyemo iryo jambo nanjye ndabyibagirwa nkuko twabisezeranye ariko niba unyumvishije ko wafungisha nanjye nzagenda ariko nzasiga nirwanyeho. Mabuja ubu kunyirukana ntabwo byashoboka ahubwo hari icyo ushaka kugusaba icyo ngicyo karame usigaye wumukanye kurusha. oya ibaze ko nsanze akatambaro ahanaguza amasahani ariko arimo ahanaguza ahangaha gutya imyanda yose imbere y'Imana simubujije aratangiye none databuja ntagaruka umubona mubwira atagera ngo namusobanuraga ko kandi ako nakoreshaga karashaje njye ntabwo numvishije ngo kubita asoni uratinka kuko ni kubuja njye ndi kurengana mawe njye ceceka